Ndi papa SAVA. Chérie, est-ce qu'on va tirer? Ati. Adatoye. Sikonezwa avuye. Unezuba ryama. Gratien kwisi. Vite. Nisava. Ndataso. Fresh. Ntabwo ujya ku kazi? Kamaze gucya nawe n'igihe namaze gusiba. Wasibye. Shana ntabwo wakwirukana. Indesumana. Akana nabo. Kasha. Ko nabonye boss watoroshyera. Burya rero umutogoto w'imboga ntabwo watsimbeshere. Kasha. Uri ndamufite neza cyane. Cyo nabonye waramurangije. Sasa. Usiri nkawe. Ubu nakubwira ko ngukeneye hanga serivisi kakanyima. Reba n'ibintu twarayemo. Obushinge se byambaho. Ntabwo ikintu nakwimashuro. Nuko rero. Kabisa. Abase sheri. Ubaze. Uri ibintu biba byabaye nyine mabi. Aba ari nk'igihangure gaburi abantu bagiranye. Sibyo se? Subundi. Ntabwo ujya ukunda breakfast. Yewe. Akuze ko ushaka ubutanzi we. Ku buryo nagusiga mu buriri ngiye nkajya mu byayi ngewe n'ibiki byose. Ntabwo nabijyamo. Uri ikibuga. Kubera. Ntabwo n'ibyo narindi kuvuga. Uri kuvuga iki? Sugo byumva. Ndashaka kukubwira. Nibarije ukuntu saa 10 utigeze uhindukira kandi shano umvaga uzi ko nanakugerageje kugushotora shano mvuri kugona. Reka rero nkubwire sheri urangiye iyo umaze kwicara neza maze amapura yanjye meza afunze kabisa numva nyine fresh nyine mu byiza ari fresh izina ry'Imana. Niyo wambwira ngo watetse ibiki kwipura 3 mu gitondo wapi kabisa wapi nyemba afunze bameze neza ku buryo ushobora no gukubita n'undi munsi. Sobona mugeze atari sawa iri hariya nyine. Okay nyine byari sawa ariko cerereka mubwiye burangewe byane nijoro niyo wabyihorera pe. Urabishye ariko mu gitondo ukamenyera cyari kameze neza. Shaza ukuntu karyoha. Wiseka ibyo mvuga ni ukuntu karyoha. Reka nkubwiza ukuri ngenda umva ameze fresh kabisa. Mpaka ejo nukuripe ahubwo tubyuke tujya koga. Ego man se ntabwo twongera. Kongera reka twubwire se sheri. Reka twubwire sheri siko nakubwiye ko namaze gusiba ntari bujye ku kazi turakaraba tugiye. Reka tubyuke twoge basi tunafungura n'idirishya dufata kuka sibyo hazi munakuka n'iki byose n'icyo tukigabanye. Akuburuza ukuntu nijoro nari numva uri mugendo hacakaceka uzi ko nagira ngo uri mu ntambara wo muri Ukraine we kurwana muri za kupi wese barayungaburiye ziranyutse ariko ntabwo ari nabi ariko nyine none se twoge sibyo turagaruka turyame fresh umura hase ntuhari nanjye simpari reka twoge turagaruka turyame. Sindiriye we. Ntacyo. Jyane. Iyo ndiri muri ntuzi, iri muri douche. Sibyo? Kandi merci.
uko mwicaye ntagire uhaguruka uko mwicaye aho bya byiza mwakwicara hasi mukaramba akusura nshaka iki mamvuye madede ni hozanya aba bantu hanga koko madede kakani byo bintu madede ni wowe bazanya hanga papa sava mu jano kugira gute hano kugira gute Nese ikibazo ni ukuba turi hano ubu nicyo gikomeye nyine barumva aricyo kiba kirenze ako pasaba singa ibyo nababwiraga ibi si byo nababwiraga ahubwo se degide makore ki muri inzu muri aya masaha mwaje mu biki bimeze bite sobanura niwe bari kubaza mwaje mu biki mwari muri mu biki ntabwo rero babaza mwari muri mu biki ese undi muko wewe kudasubiza mwari muri mu biki ibibazo biri kubarizwa aha ngaha urumva nta gisubizo bifite njyewe ariko yanumye ngo naje yanumye waruje gukora iki nyine ako digidi urifashe rero sibyo nababwiraga umuhungu nyamatura arifasha arangije turavugana rero sheri urumva wageze hano sanga hese wowe papa sava digidigi ni umubeshyi nkwamagaye kuri telefone nangize umbwire ngo si wambwiye ko utari burare hano ntiwambwiye ko utari burare hano ko twageze hano saa 12 za mu gitondo se mwageze hara mu cyumba gute kwambwiye ko utari buharare nkwamagaye kuri telefone nyibwirishwa ngo sheri ngo urumva rero ngo telefone yanjye ngo ifite ikibazo ngo urumva ngo ifite n'ikibazo ngo mu kabuno ngo ntabwo ibashe gusharija neza mu kandi kanya ngo telefone ngo ibiki n'ibiki ngo nta sharijeri mfite ubundi urangije urangupa aho nkwamagaye inshuro ebyiri uranyihora wanga kunyitaba urangije urayifunga uyikuraho urumva wari uzi ko se nayo umenye ibyo yazimye ujya kuri moto ngo ntabwo ndi kukumva ngo ntabwo ndi kukumva uri guhuhaho ngo uri kuri moto wowe wamusenziwe kumva uri muritegura kurarana n'indaya aha ngaha uri kumva ngo ntabwo uri burare hano ariko rero ikizi ahubwo se muko niba atari ibanga geza ngaho mu masangane njyewe sibyo nababwiraga saa 10 urumva digidigi njyena ni ukuvuga ngo naguhamagaye saa 9:30 uri muritegura uyu mukobwa niba hageze saa 10 saa 9 n'ikindi na digidigi twari turimo kuvugana kuri telefone nyuma yaho telefone sinamenye uko bigenze ako rero njyewe naraye hano no kuri waraye hano ariko pasava akira reba waraye hano se ubundi digidi waraciye urupapuro rwanjye urarucurumira digidi urarucurumira papa sava ariko ni n'igisazi si gusa none uranyivangira mu mitungo nkanjye papa sava uranyivangira mu mitungo nkanjye kuvuga ngo yaraye hano njyewe ntabwo saa 12 se wasimbutse igipangu ese ubundi nakamubaza niba waraye aha ngaha tukaba tugeze aha ngaha saa 12 tukagusa mwaraye muri veye mwaraye mu materaniro mwaraye mu masenshi mwaraye mu biki ku buryo mugera aha ngaha no muncira urupapuro ako se papa yewe kushaka kunyivangira mu mitungo kushaka kunyivangira mu mitungo ntange wabusabuka nsuzugura njyewe toka paye papa sava yaravuze ndamwihorera iyi ngegera y'umuhungu twakunda kuko dukunda nabyo murabizi ntabwo ari urumva murabizi yuko ingegera y'umuhungu irifashe irambwiye ngo rero ngo sheri ngo ibiki n'ibiki ngo urumva ngo tugiye kubaka ngo kandi ngo ziba ngo tugiye kubana ngo rero ngo kuba tugiye kubana ngo tubane nk'abantu biyubashye ngo babasirimu ngo ufite amafaranga make ngo n'ikibanza ngo none ngo zana amafaranga ngo twongeranye ngo hanyuma ngo twubake inzu ngo tuzabane tudakodesha nanjye numvishe ibitekerezo by'umuhungu nabwatiye uyu niwe muntu akomadeze wakoreye imana ukavugisha nangije afata amafaranga yanjye ndagwese kugira ngo
reka mubwire ukuntu reka mubwire ukuntu ntureba yaba yakubwiye yuko afite umusheri benda no kubana mu minsi mike n'abandi madamu we ariko oya njye yambwiye ko uri umwe mu dukobwa twirirwa tumwiruka wirukaho oya twirukankana nawe ni wowe mbaza twirukaho twirukankana nawe noneho ngo ndagakobwa digidi ndakubwiye ariko se mwabantu mwe nk'ubu uretse ko ari ibintu byo kuba bagira nk'ubu ko arimo kubeshya ngo ngiye ngo araje ngo ashyiramo ngo imitungo aka kantu gatukana gutya gatukana nka shumureta nka shitani karumva agiye nasagira nako ibitekerezo ku buryo kagira wavuze ko wazaga kwishakiye gushaka ibiryo maze warangiza ukagira karya umuriro karya amabuye yashaje wantu oya se kandi nose ko simunasikia ubu ku buryo njye nakwicara ngafata ibitekerezo byanjye byo kubaka ahantu papa sava nawe ukazana ubutekerezo bwawe byo kurya navanga nawe umutungo kweli hili si ni sababu kabisa digidi ndagiye kumenyesha ko urapapuro uciye iriya ni fotokopi ufite indi kopi ubu se kuciye ruriya urajya no kuri email yanjye ugenda ubikureho nabyo bice okay ngaho noneho tirika wirukanka ugenda ujya muri Amerika nangize ugenda ukureho Google ugenda uzibangatanya ibimenyetso usiba ibimenyetso byose biri muri byose ubikureho dore hanyuma ubu umugabo tukubona tubone ko uri umuntu w'umugabo oya telefone natuze papa sava digidi ndagiye kumenyesha yuko iyi nzu ufite 50 nanjye mfite 50 uranyumva neza aho murebe 50 afase papa sava ubu ngubu uretse ko abagabo twarenganye ubu ngubu washaka umugore nk'uyu nguyu ko kazashira uturase ku mubiri arangurura amatwi imbere y'abantu b'abavandimwe n'abagabo sicyo cyatumye se ngiye mvuga ni ntago ngiye nakwihambira ku muntu nk'aho umeze gutya ubu ngubu se ko ubu mfite iki n'ubundi cyari kituzanye n'ikimwe ndagenda uzenguruka iyi nzu yose uyirebe hanyuma wigurire urebe agaciro kayo wigurire noteri nawe araje mu kanya n'abagabo bose baze hanyuma ubundi ngiye mfite inyandiko mfite inyandiko inyemerera ngaho ko bafite 50 naho ufite 50 urumva ikindi kandi uzi uko ninjiye muri iyi nzu ngiye nacurishije imfunguzo papa sava uretse kunzengurukira inzu si wumva ukuntu yakoresheje imfunguzo ibyo ngibyo ntabwo bihanwa n'amategeko iryo si ikosa ese uri kubaza vugana na fiance wawe kubaza mbe hano twebwe nta nicyo tubisobanuraho ngo uwo muvugana imuhanda ibyo ntabwo uburenganzira bwo kuza mu nzu yanjye nanjye gutangire gushyiramo 50-50 nanjye yanjye hano turi muri 50 none se niba uri umuntu w'umugabo umize urupapuro uriye urupapuro uruciye niba uri umuntu w'umugabo uri mukuri ufite shumureti imana uciriye icy'urupapuro ariko biriya wakoze nibyo gufata inyandiko zawe ukazibika kuri email ukazishyira he ariko uzi ko hari ahantu henshi buriya uzi ko ngo na banki izikubikiriza impapuro z'amafaranga banki nazira zibika nk'imitungo oya reka tuvuge ko ari koperative bari twarakoze ariko se marigari waheneye urumva uzi kurumva sibyo umamwe wakuruke bigucange ucanga mu kigo oya kuko nibyo bikubereye ngiye mfite igitekerezo ibyo bikubereye warazokoye kandi uheneye uzi kurungurwa ibitekerezo biraje n'umutega amatwi ngiye mfite igitekerezo urata marigari madede waretse tugasigarana nanjye nawe inde tukareba ukuntu tubyenda nge nawe digidi umuntu utangiye kunyita indaya agakobwa ntarinjira muri uru rugo ubwo nimara kurugera muzanyita iki none ubwo se itsinda ry'indaya cyangwa uzanyita iki indaya karija cyangwa kabwera none ubwo se biragenda gute umva nkubwire itonde muko itonde ujya he digidi n'umundi ni nka koperative twakoze reka tubyite ko ari koperative twakoze kugira ngo dufashanye tuzamure inzu igira agaciro reka tubyite gutyo urumva twite ko twafatanyije urumva ibindi byo byose ubyibagirwa ubundi umuguzi na papa sava igurira imari umpereza amafaranga none se ubwo twasezeranye inyandiko yanditse ko mu nyandiko handitse ko nitunanirwa kumvikana inzu tuzayiteza tukayigurisha tukagabana amafaranga umwe 50 50 uragenda sujya ni wowe kizibiti cya nyacyo tegereza muterage n'abagabo mwaretse umukobwa abandi akagenda
mwaretse se akagenda njye tusigarana n'inusu ariko se mwaretse umukobwa akagenda agiye kuzana mu Rwanda bazana saba murese ukuki ate mwaretse umukobwa wanda akigenda bamwicaje ku ntebe kugira ngo biroroshye